duhaye ameza yavuga bati ntago ari impamo wenda se umva ikintu kiba gihari ni kimwe njye ukuzana iyo nkuru nje kuyigucuruzaho kuko nawe wumvira ibuba gatwiko ko abantu nyine nibyo bakunda wowe uranyishyura wenda uranangisa ahubwo icyo twakwibaza babi babishyuye angahe. Hello my people, mumeze mute? Nje meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Uyu munsi rero mbazaniye umutumirwa kuri Shyaka BTV show. Agiye kutuganiriza ibiriho kuri iyi mihanda ukuntu byestaye, ariko mbere na mbere agiye gutangira atwibwira abakunzi ba Shyaka BTV show ntabwo ari ubwa mbere mubonye. Abakubonye none aha rero ngaho bibwire ubundi tubone gutangira neza. Murakoze cyane ndabashuje kandi ndabashimiye ko mwantumye hano kuri Shyaka BTV show. Igihari rero nitwa Marcel baranzi cyane kuri Magic History TV. Yego. Turamenyeranye ahubwo tubonanye bwa mbere nuko nyine banyarukireyo bakore subscribe ubundi nibyo ngibyo. Bahere kwa Magic. Nibashaka bahere kwa Shyaka BTV show cyangwa bahere no kwa Magic byose. Kinyezi nuko bagerayo. Kinyezi nuko bagerayo hose kandi bigira bisangiye. Okay. Kandi noneho nta nubwo kuba bajyayo ngo bakore subscribe ntago byababuza ko baza no kuri Shyaka BTV show ngo bakore sub. Kandi kwa Shyaka ariho banduza ariho turi kuvuganira. Ubwo rero ntacyo byangiza. Tugiye kuganira muri rusange. Ntago turi butandukire cyane. Turaganira ibiri gutrendinga muri no mihanda. Ugiye kumbaza ukuntu imihanda yanyereye. Ngiye kukubaza ukuntu imihanda yanyereye nkamwe mwadutanze muri no mihanda ugiye kutubwira. Imihanda yanyereye by'umwihariko abantu baba YouTubers tugiye kurya turi menshi. Reka banze mwumvishe kano kantu. Umuntu w'umugabo utabasha gutunga umugore we nawe ubwe nabasha kwitunga nabasha kurongora nabasha kugira ngo uwo muntu abaribwa umuntu abaribwa pe ko nukuri mu by'ukuri rero umugabo utazi gukora gahunda ku mufuka ari mabya uwo muntu abaribwa namutunzemo iki nabamurinzemo iki. Umutima wanjye wari warihanganye naracecetse naratuje njya kubona mbona yohereje voice note hanze aravuga ngo namunaniye wari kunshoboza iki Steve nta kintu ufite ntacyo uriho sinzi unyubakiye sinzi unyimuyemo ndacyari mu nzu y'icyuma nasama ntunyimuye byibura ngo ushyire mu nzu y'ibyuma bitaro nasama byibura wenda abanyarwanda nujya gutora ngo uvuge ngo Jackie yakunaniye ujya kwerekana ya nzu wanyimuyemo werekane n'iyo iri uvuga ati reka dufite ibimenyetso mfite proof ariko si mbwa mbwebwe mbwa gusuku babuze kugaragaza ububwa bwawe. Uyu mukobwa uramuzi. Ubwo rero ndamuzi n'umukobwa. Umukobwa ndamuzi ndamwumva nako sindahura nawe. Ngo yitwa Jackie. Mubona kuri iyi mihanda. Ntabwo ari ngo nako niko yitwa. Ko yitwa. Ariko se nkaho nk'ibyo bintu ari kuvuga. Ese birakwiriye? Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane ngira ngo hari n'abantu bakomeje kugenda bavuga bati ntago ari impamo wenda se no kubeshya cyangwa ni prank cyangwa nagatwiko k'aba YouTubers ariko sincerely speaking umukobwa arafunze afungiye kuri station ya RIB Igikondo ndetse arimo aragirizwa ibyaha birenga 4 kandi bifite ibihano bimwe bigiye biremereye uziko harimo igihano kiri kuva ku myaka 3 kugera kuri 5 no kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni kugera kuri miliyoni 3 mu byaha arimo aregwa. Kandi noneho igitangaje gihari gusa kandi noneho igitangaje gihari nuko ibyaha byose aregwa ibyinshi bifitiwe proof. Ntabwo wavuga ngo ntabwo bimenyetso ngo bizamuhama ngo ntabihari kuko birandagaye byose biri kuri ya mihanda tuvuga. Rero dushishe nkaho tubihera mu mizi. Ubundi uyu mukobwa n'umuvugizi wa RIB Murangwa Betsiyeri yarabimentioninze aravuga ko kwa 12 umwaka ushize nk'iki gihe n'ubundi baramuhamagaye baramwigisha bamuha inama bamubwira ibikwiye n'ibidakwiye nibavuga
bigeraho nyuma banamuha warning baramwihanangiriza kugeza ubwo noneho byari bigeze aha ngaha. Urabona rero atangira ajya kurongorana n'uriya mugabo cyangwa se ajya gushakana n'uriya mugabo, ajya kumuporopoza cyangwa se batangira amuporopoza. Abantu ntibari bazi yuko wenda bari buhite babana. Nese barabanaga ubundi? Yes, barabanaga n'ubundi. Muri iyo nzu y'icyumba na salo savuga aho yamujyanye, urumva aho yamujyanye n'ubundi ntiharuta gusa aho yarari. Ariko urumva bari barakoze umuryango ko bari bamaranye ubu ngubu igihe kingana n'ukwezi n'igice babana nk'umugore n'umugabo. Ariko ikintu gihari ni iki, ikintu gihari ni uko ubundi wiyishe ntaririrwa, wiyishe ntaririrwa cyangwa umugabo umuntu umuhana avayo umuhana ajyayo. Ariko se bariya nyine bwa mbere abantu babanje kugira ngo ni puranka, ariko ntibyari puranka, aho uriya mugabo yari yafashe umwanzuro aravuga ati rero n'abantu ngiye gutamago kanitwarira cyane, reka nitwarira icyuki. Ibindi byose by'amateka ari indatwa n'iki, urabona ko basigaye bavuga ko ari indatwa. Ntabwo bavuga indaya, ntibavuga ibyo nta n'ibyo tuzi, ibyo nta n'ibyo tuzi, ariko bavuga indatwa. Yari muri zimwe mu ndatwa zihitinga, aravuga ati nanjye reka njye kure icyo abandi bandushije. Ariko we noneho abikora mu buryo bw'ofisiye, aravuga ati nanjye ugatwika buriya wenda yashaka no kugira ngo binamenyekane ko abonye ko byaraturendinze cyane. Abantu bamwe bati nagera yarebe, abandi bati rwose nta Imana itakura umuntu, Jackie nawe abonye umugabo, ariko abandi bagakomantika bavuga atari kuriya mugabo n'akamukorogo nako nuko, kuko hari n'abagiye bavuga bati se umugabo n'aka kamukorogo. Ndetse umugabo niwe wari ufite mukorogo, ariko noneho njye ndi no ku mihanda natazi, ariko bakavuga bati rero ibi bintu ntibizaramba, imizinga izagira izavamo imyibano. Kandi bakavuga bati uvuze ko nyir'urugo apfe si umwishe. Ngira ngo abantu banabivuze n'uwitwa Yakamwana, uramuzi Yakamwana, barimo aravuga ati uru rugo ruhaye amezi ayado. Nuvuga ngo impamvu uru rugo runasenyutse mwabateze iminsi. Ana se woba guteza iminsi nawe uhita ushiramo agategeko gusa. Tabemeza ubu. Uvuze niko nyir'urugo apfe ntabwo ari umwishe. Hari umuntu umbwiye mu kanya ko asanzwe akurikira ibiganiro kuri Cyakabi TV show. Arambwira ngo ariko se ko mbona ngo aba YouTuber ngo abantu babinjiriza ngo ko mbona babamariye muri gereza ngo aho muzabivamo cyangwa aho muracyakomeje. Aho wenda ntituzahomba cyangwa tukabivamo. Yes. Genda musubije ubwo ngereka mu option yanjye ukuntu musubije, ndamubwiye ngewe ntago n'ubundi nagombaga kuzamukoresha. Wenda aho ngaho ndukumva icyo kitaba kindeba, ariko nanone ku bantu bamukoreshaga, ese koko biriya ni by'abanyarwanda bakwiye guhabwa? Ziriya ni inama akwiye guhereza abantu. Ni oya, nimba umuntu yakubarije gutyo ashobora kuba atazi icyo YouTube ari cyo cyangwa ngo amenye n'imbaraga ifite ubwayo. Ntabwo YouTube igabura kubera ko umuntu yavuze ibintu bisenya umuryango cyangwa bisenya sosiyete. Ushobora kuvuga ibintu ariko ubundi kuki abantu bakunda ibibazo, bakunda ibintu bibi hari tukanye. Uwumvisha amagambo avuze, aravuze ngo nimbwa uriya mugabo ngo nimbwa, noneho ngo nkawe ukamwumva ngo nimbwa ma sinjya gusubiramo, ibyo nyine ni ibyawe, ariko wumvisha ko avuga ibintu biri bizarre. Kandi kiriya ntabwo abatutsi uriya mugabo gusa, atutse muri rusange abagabo twese. None se kuki iyo avuze ibintu nka biriya nkawe wajeho mbere uhita wumva nawe wajya kumukoresha? Nundi ntago nyine, ariko si urugero nyine utanze ibyo wigeze ubona. Kandi twavuga ko channel zose yazikoresha. Wibuke ko n'umuvugizi wa RIB yatanze warning kuba bafite platforms. But nimba ugiye guhostinga umuntu agiye gusebya abantu, gutukanira mu ruhame, umufatanya cyaha. Ibyo bintu rero bisobanuke neza. Ntago nzamumfatanya cyaha. Ntago rero ntago buriya Jackie, ntago Jackie yego ntabwo cyane nanjye wenda iraboostinga n'ibiki ibintu birenze, ariko nta nubwo mukeneye kugira ngo boosting, kuko ushaka kuboostinga. None se imyaka 5 ashobora kumara muri gereza, azaba yubatse iki kuri channel yari afite? Ntacyo. None se urumva kugira ngo ngende mari imyaka 5 muri gereza kandi nzira ibintu
bitakabaye binjyana ahantu nk'hariya ko twagombye kumenya indangagaciro. Umuryango nyarwanda utandukanye n'indi miryango yindi yose, aho umuntu azakiyambika ubusa akavuga ibintu by'uburaya abantu, cyangwa ukabona umuntu nka gutya bagiye bameze nk'abari gushaka gukina amaporunogarafi. Ibyo bintu ntabwo mu muryango nyarwanda byemewe, kandi nta nubwo byanahozeho uhereye na kera mu muryango nyarwanda. Ntabwo byari ibintu bikwiye, kubera ko uyu munsi none dufite urubyiruko, dufite abana bakura bareba ku bantu bare influencer, abantu bafite icyo bavuze kuri sosiyete. Uriya ari kwigisha icyo urubyiruko? Ni ukurwigisha uburaya, ni ukuvuga ngo narimbayeho neza, ngo ndi mu kazungu kanya, ngo harimo udukoresho twose, ngo ibyo ngo mbikura mu gitsina, ngo ariho ngo biva, ngo bangu ese amagambo niyo akoresha koko? Ndagira ngo umenyeshe ko ndi gukoresha amagambo yoroheje ubwo we wabyoroheje? Nabyoroheje. Ndi gukoresha amagambo ari soft, aho ahamagarira abantu kuza mu buraya, agahamagarira abagabo niho ashakira abakiriya. Muzeye nabuje kuko ati barazaga bakagira. Noneho ikintu cyaje kubabaza abantu cyane cyane abagabo, ni ukuza gusenya umuntu wagushatse, warangiza ukavuga ngo nimbwa, ukanavuga ngo staff za hariya zo mu mibanga y'abashakanye ngo nimbwa huhuhu, ngo nta kintu ashoboye, ngo ahubwo yatangiye kumutera ngo ibiheri, ngo atangiye gutuma umwana bagira ngo n'abasore bazaga kumwishakira bakamuha ibiceri, ngo bakamuha ngo ntibakiza. Bivuze urumva rero ibyo bintu byababaje abantu. kandi niba mubyibuka neza, hari n'umugabo wigeze gutuka abagore ku ruhame, hari kuri radiyo imwe ntashaka kuvuga, baranayifunze. Avuga icyo kiganiro nacyumvaga kiri gucaho bwa mbere. Avuga abagore, ubwo ari ku cyigisho kivuga ngo ukuntu mu itorero nyine ripfuye bino by'amadini ngo ari umugore, ngo bibiri bishaka kuvuga umugore. Agenda amanukura nyine bibi byose, agenda bipanga ku mugore, ibintu bibi byose. Kimwe mu bintu abanyarwanda bashimye ni uko inzego zahagurutse zikabona ko ari igatesheje agaciro umugore. Sibyo nibyo rwose yatesheje agaciro umugore, ibintu by'umugore, ngo bafite ngo abagore, ngo ntacyo mufite, ngo wizere umugore we. urumva ariko na nuriya nitavuga ati none uno mugabo noneho banasaba nyiri igitangazamakuru ngo asabe imbabazi. Arangije yigira sicyori ngo nuko ngo ari umunyamerika, ariko u Rwanda rwagaragaje yuko rugendera ku mategeko. Nibyo nta muntu rero urevura amategeko. Ubu rero abantu bari bamaze igihe bamwe bajujura bavuga ati nyamara abagabo ibirego byabo ntibyihuta, cyangwa se hari ukuntu abagore babahaye intebe yo kwicaraho bayihagararaho, abagore bo baravuga icyo bavuga ku bagabo cyose ntacyo bivuze. Uyu munsi bigaragaye ko atari ko bimeze, kuko urumva banamugiriye inama, baramubwira ati gasopo, baramubwira ati gabanya, baramubwira ati bagomba gukora ibi ukareka ibi. We aravuga noneho yaje yandarika abagabo. Ariko Shyaka ari umuntu wavuze ati iyo umugore ashaka gukubita ahababaza, ubundi ubanza kari agastaff ari kavuga. Ariko abiziho narinze ariko ubwo ndabimenye. Nta nubwo ngo biriya bisobanuye yuko uriya mugabo ntacyo yarashoboye hariya, ahubwo yagira ngo amurakaze. Oya nyine ntabwo ari ukugira ngo amurakaze, kuko yarangije no kumurakaza. Ahubwo ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu bibaza abagabo, kimwe mu bitutsi ushobora gutuka umugabo akumva abaye nyine nk'imbwa, yiyumva nk'imbwa nyine, akagitiga nk'imbwa, ni ukumubwira ati hariya ntiwishoboye. Ubu tukamutuka hariya uko atishoboye, ubundi umukubise agafuni mu mutwe. Nicyo kintu rero urumva cyabaje. Dushimire leta rero yabihagurukiye. Leta yabikoze kandi yabikoze neza. Sibyo? Nta muntu uri hejuru y'amategeko. Uri hejuru y'amategeko. Kandi nta nubwo izi platform zigenda zigaragara umunsi ku munsi, ntabwo ari zo kuza guseberezaho abantu, nk'aho mutavuze ibintu byubaka sosiyete, ibintu byo kwigisha urubyiruko kugira ibyo bakora. Hari imfubyi wavugira, hari imfubyi wavugira, wenda ibibazo byo bitarakemuka. Hari ahantu hashobora kuba hari umuhanda waciwe muri kino gihe cy'imvura n'inkangu, ushobora kuvuga ati umuhanda wenda wa Muhanga Karongi utwererane niburimo bugenda neza ko umuhanda wacitse, ibyo ukabivuga. Ugashishikazwa no kuza ugashishikariza urubyiruko kureka ibiyobyabwenge, ahubwo uri kubashishikariza kuza nko kuza kubinywa. Ahubwo ejo nari kumwe n'abantu usibye ko ariko tuza kunyura ahantu tubona ukuntu bamwe mu rubyiruko
bamwe bagasinda ari urubyiruko. Ibaza aho umuntu yaza akavuga ati jyewe umunsi umwe nanywereye 150. 150 koko shyaka ufite nk'umugabo. Ese waba utamufite bwo? Ugomba kuyakonsoma. Kukubaza ufite umugabo akagenda akanywera 150 umunsi byarema ntabwo byarema. Ubwo se getse wenda ufite nka miliyoni 50 akagwira 150 byo nta cyandaje. Nituri wewe turikiriza. Oya urumva rero nimba umuntu ageze kuri stage ashobora kunywa iminsi 3 cyangwa 4 ari yabaye muzi inzoga yabaye nk'akazizi akanywa inzoga nani stop iminsi 3 iminsi wakagombye kuza ukabigisha uburyo bava muri ibyo. Hari n'ibindi n'umuryango buriya rero bisa nkaho umuryango nyarwanda nyine urimo ugenda wangizwa n'ibi bintu byinshi dufite byitwa ikoranabuhanga, social media cyangwa n'imyumvire yindi yitwa ngo ni iterambere n'imico twagiye dutira mu bindi bihugu. Ibyo hari ibintu byinshi byo kuvuga rero. Hari ama application atanga amafaranga ushobora kwigisha abantu mu buryo bwo gukorera amafaranga, hari ukwihangira imirimo, hari entrepreneurship, hari ibintu byinshi byo kuvugaho utaje gusenya. Hari ibintu byinshi byo kuvugaho utazanye shaka hano ngo uvuge ngo shaka ngo ngiye kumwanika ngo muvuge ngo musenye mu. Nanone bakarameshoninga n'amazina we. Yego. Ubaye unafite ukuntu wumva umuntu. Ubaye ufite ukuntu mwari musanzwe utumvikana n'umuntu n'ibiki singombwa kubizana kuri social media. Ago hano ariho ho kuza kuko rega hano usubundi hano biba bigamije kiturebe. Hari ikintu babiri bufashe wa muntu washyize ku karubanda. Sigo ahubwo njya numva bavuga ko abantu ngo ari byo bakunda. Ninde se nyine umva ikintu kiba gihari n'ikimwe. Njye ukuzana iyo nkuru nje kuyigucuruzaho kuko nawe wumvira ibuba gatwiko ko abantu nyine nibyo bakunda. Wowe uranyishyura wenda uranangisa ahubwo icyo twakwibaza babi babishyuye angahe ni hagati y'10 wenda hagati y'10 na 15 cyangwa 5. Akoze nkawe Marcel nakwishyura angahe nguze wanike shyaka ku karubanda nyine rukamemo nangahe. Ngewe imitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye ntayo nabo rero bakureho ibyo bintu ntayo wanyishyura ngo nzengire cyane ko ibyo bintu biba binagize icyaha. Iyo uzabibona uzabizakubabaza uzaripotinga kandi ibyo bizavuga byari ibimenyetso bigaragaza yuko nakwagresheje cyangwa naje kugutukira mu ruhame. Kandi uyu munsi dufite abantu bangaye bamaze gufungwa bitewe no kugutukira abandi mu ruhame. Reka mbakubwire ari witwa Jean Paul Mudineza arafunze ari mageragere. Uzi ikintu yavuze? Ndabyibuka wowe byo kubivuga kubisubiramo byaravuzwe. Byo nta kintu bitwaye. Bamwe rubanza nyine tuzijyamo imanzu urabizi kandi usinana muzika yisi no kumwibasira ariko Mundi neza yagize emotion mu gihe cya Preskid ubwo Preskid bari bamaze kumukatira aza kuri kamera narabibonaga icyo kiganiro ni bantu bambere bagikurikiye ati shati urabikoze ngo yarafite ari mabwira umwini wareze wakurikiranye Preskid ati urabikoze ati birabaje none bamuguha umurye ati bamuguha umurye. Mbese uri gukotinga ibyo yaravuze ngo bamuguha umurye ngiki kintu Mundi neza kimubuyejeje muri mageragere mwigororero twirinde kuvuga. undi witwa nafata ku mavuta nawe fata ku mavuta akaza urabona ko ari umuhanga mu kuvuga yari afite intyoza cyane umusesenguzi akaza agafata abantu agahita abibasira akavuga turi ikigoryi turi igicucu tubundi wowe nta n'umuziki ufite tuwufite iki tayari bihita havamo ibindi barabamujyanye ubundi bagomba kureba bari abantu bavugishwa n'ibiti babamukubise ku gipimo basanga aho ngo w'ingona ari muri dimension nka 200 ubundi umuntu muzima ufite ari muri 40 we ari muri 220. Urumva bagize kese zingahe nyinshi shaka ugira ngo imyaka agiye kumara hariya ntibigiye kumukerereza. Arakererwa baravuga ngo umugabo mbwaseka imbohe ntabwo ushobora guseka imbohe kuko ashobora kujyanwa na biya nanjye ejo nkajyanwa n'ibindi ariko nanone ntituri bubure kuvuga ukuri no kuvuga ngo reka dusigeho ngo ni ukugira ngo tutagaragara ko twamuseka cyangwa nanjye ejo ntazajyayo oya simuseka ariko nanone utarajyayo witonde
nanjye nitonde ko dufite social media Yes. kandi noza RIB yaduhaye warning yatubwiye ati ibi nibi abantu muza gusebanya abantu muza gutukana ugafata uwo mubana ririya nawe ni hohotera nimba utandukanye n'umuntu ntacukwe nawe ucukwawe nibisaba inkiko ugenda uzigana wicecekeye winumiye mugende muburanire n'ikinkiko zihabereye acukwe nawe ucukwawe kuko erega buriya nibwo umuntu yacukwe nawe ugacukwawe ntabwo bikuyeho ko yigeze aba umuntu wawe mubana mu nzu ntabwo bivanaho ko rwose ari umuntu wawe sibyo rero twitondera amagambo yo undi muntu agira gutya araza namukozeho ikiganiro wowe twari tutaramenyana aza yihuruza ati igihe nkomotse ikuzimu batasubiye kugira yude ati mvuyeho kurya abantu tese wariye bangahe ati mu bantu wariye hari abo tuzi ati hari abo muzi hari n'abandi hari abaje turabahusha se twabarya ati ariko hari uwo twariye turujye ati pasiteri Theogene nitwe twamuriye turamwica ari we ubyivugira uza nta kintu bamukurikiranyeho avuga ati rwose bahazaga n'abandi bapasiteri n'abandi bapasiteri ni inshuti yanjye ntacyo ari bugere ariko nyine yarabeshyaga baba baje kugatwiko bari kugatwiko ese kuko ibyo ati narahababonye taba n'aba ati cyakora yavuga ngo pasiteri we ngo cyatumye batabasha kumwica ngo nuko asenga ese umushaka gutwikira ku bintu by'ibinyoma yego noneho ubwo abantu bafata ku kantu k'umuntu uvuye kuzimu reka turebe umuntu uvuye kuzimu ko asa n'ibiki ibintu yabiforumiye nyine yabiforumiye ngo bimwe bapanga ngo ni puranga my friend nabwiye umudamu twakoranaga ndavuga ati reka uno muhungu tumukorere ikiganiro kandi tuvuge ko ibi bidakwiye rwose ko n'inzego zikwiye gukora akazi kazo bwakiye bamufashe ariko nibyo urumva umuntu yaripfiriye yasize umugore n'abana urangije uje gushinyagura ibyo nabyo byitwa gashinyagura nta gashinyaguro nyine bigize icyaha rero hari n'ibindi bintu abantu bakwiye kwirinda abantu birinde kwibasirana kuri social media abantu birinde kuvuga amabanga y'abo bashakanye kuri social media erega kuki bibagirwa ko ejo cyangwa ejo bundi umwana wawe azaza akabireba ntabwo bisaza ngareba nyine nuza ukavuga ibintu ejo umwana wawe akazavuga ati ese uyu ni mama cyangwa se uyu ni papa wavugaga ibi bintu ese ufite iki cyo kumusobanurira ari ikibazo ufite iki cyo kumubwira ngo biriya yari puranka uwo mwana si izo puranka azamenya ngo ni ibiki ntabwo azamenya ngo ni ibiki twitonde social media zirahari ni izacu tugomba kuzikoresha tukazibyaza umusaruro tukazibyaza amafaranga ariko twazikoresha twubaka aho gusenya kandi nabyo byatwishyura byatanga umusaruro byaduha amafaranga cyane nk'uko tuvuze ikiganiro turimo dukebura tugaya tunenga ibyo Jackie yavuze tunenga uburyo yatutse uriya mugabo ariko nanone tubwire abagabo ese ubu shyaka ubu nzashaka kuzana umutambukanyi mu rugo nze nkugereho nzi yuko uri mu mubare w'izo ndatwa zinabyirata numva ko ruzatera kabiri ariko ntabwo abantu bose bananirana samprusa ushobora no kumukurayo akakubera muzima ahubwo mwige gucuzinga neza namwe ariko aho abapfu bari n'inkongoro ziteranije ni gute nzajya umuntu urara mu kabyiniro ubuzima bwe ari ukubyina mu kabari yanabona n'umwishyura ku ruhande akigurusha akicuruza reka aho ngaho nta muntu mvuze ahubwo reka tuvuge imico idakwiye muri sosiyete noneho tuyitomeho urutoki ni gute uwo muntu uzamufata wubwe ngo uvuge ngo ugiye kumugira mama w'abantu ni ikibazo twige guhita umunyamakuru yamubajije ati none se ubwo Jackie waba ugize gutyo kandi ukagenda mu nda harimo akabiri ati ndatanga itangazo yuko ndi mu mihango urumva ko wubwe bishoboka ko atari no kwe ariko ibyo ni mu bitekerezo byanjye ntawabimbwiye nabo wenda sinzi ko ntabwo nigeze numva hari abivuga ariko n'ukwezi n'igice ubana n'umuntu wenda atari bya bivugaho ngo Imana ifite ukuntu biba yagubafungiyemo gutya byaba bihagije ko wabona twayinda byaba bihagije ariko nanone urumva ko nawe afite imibare yiwe ariko urumva ko ukuntu byatangiye avuga ati aka kagabo narakemereye kabanza akicwa mu mutwe nuko nakabwiye ko ntazanywe n'ibintu ati karangije kagira ngo ntikazagomba kumenaho inote tikagomba kumenaho inote rero ati ibyo rero byahise bituma nanjye mbona yuko atari akagabo nyakagabo atari akagabo
ubwo rero urumva abagabo natwe tujya gushaka tujya guhigahiga uri kumva abagabo tujya guhigahiga wenda ngo dushaka aho dukura abageni n'iki tukwiye kureba aho tubakura ugomba kugira none sibyo hari umunyamakuru ujya ubivuga ati mwebwe mushobora kureba nyine physical appearance y'umukobwa cyangwa iki mutarebye ngo mu mutwe we hameze neza. Ese umuntu nk'ubu mwajya kurongora Shyaka nabanje kureba ngo ndebe se Shyaka ubundi afite willings zo kubaka erega ari gahunda afite gahunda yo kubaka hari n'igihe iyo gahunda yo kubaka nayo yabihari kwirira ubuto bwawe ukabunyuka buhenenyura warangiza ari feeling iyo nzobe yawe yabawe ukanyina kawe nyine mujye mubanza mushishoze ukuntu abantu bavamura agatesha mutwe namaze bakora agatesha mutwe ngo waba batesheje ngomba nabatesheje umutwe wa si ubu sindenganye nk'agatende ibaze we twikomereze rero dukomera tujya noneho rero ikindi abantu bagomba kumenya ibintu byo gufata byo kubika ubusa bwabo mu matelefoni cyangwa kubikabara subiza se baritazaye baritazaye n'umuzi naramwumvise ntabwo nziranye nawe uko umuzi nanjye niko muzi nyine ndavuga kuko ntabwo byose ntawe uragera hari iwabo ariko Guinea Equatoriale ntawe uragerayo muri twe ariko ibyo wese twaramumenye hari ibyo twumvise ariko niba umuntu w'umutegetsi nka kuriya bigeraho zikamuhindukirana zikamwumiraho zikamwikaragiraho ugasanga bya bintu byose yari yarakipinze azi ko ari secret akabona bigiye hanze wowe surinde ntabwo ibintu ushyize muri telefoni biba ari ibyawe hari undi muntu uri kubikontorora icyo ni ikintu cya kabiri isaha n'isaha iyo telefoni ibaye ufite probability y'akantu gato ku ijana ko kuba ari wowe waba ubizi we ubizi gusa nanone ikindi abantu bafata ariko ubundi nimba mugiye gukora ibyo bintu byanyu ngo by'inkundo urabifata kamera ushaka iki bwe bwanyu bwo ntimwa Shyaka reka nkubaze ubu ngubu tugiye gukora nk'ibintu by'abantu bakuru nkagufukwa ndimo na kamera nkagufata kamera ibyo bintu wabifata ibyo bintu ntabwo bikwiye nta nubwo nabyemera ese ubwo urumva ari ikintu kizima ugiye kubyereka ndi kuweho turi kumwe ngo benshi ngo bavuga ngo njye ngo mbyibutsa nubyibutsa uzagenda ugende umurebe nongere mwiyutse nta muntu n'umwe uri permanent yes ugiye kubagura turi gukorana no munsi ariko uzaba uri gukorera hano ntabwo ndi gukorera ahandi kuko ejo nakoranye n'undi uzaba uri gukorana n'abandi yes kandi abanyamakuru tumeze nk'abagore tumeze nk'indaya duhora ahangaha duhora genda nyine ushaka ibintu biri innovative ugenda ushaka ibintu bigize kandi uko ugenda ubona improvement ni kugenda uhindura ukurika next nta muntu babufatiyeho ngo nawe hoho nahaguze nibyo rero ni kimwe dushaka kugira friendship tukagira na relationship ejo ikarangira ndetse rimwe ba mbere yabihagaze nose ubu ninjye bwa mbere yabihagaze nihagaze bizagenda bite uzakomeza nzatangira nguteresha ubwoba ya mafoto y'urukozasoni yawe mfite cyangwa na za video ngo ndazishyira hanze ngo nutama ibyo ushaka ntabwo bikwiye rwose usanga hari abantu babayeho gutya babaho ku nkeke nutama ndabivuga hari umugabo wigeze kunganira mu minsi yashize ni nabwo yaragishaka rwose umukobwa aza kumwandikira aramwandikira ati sheri bite ngo mushaka bla none se ngo agafoto none se wabaye agafoto ahita abona muheje umufoto yambaye ubusa mbese kwinyohereje undi nawe urabizi nyine abagabo kenshi hari igihe dukunda gukurwa n'ibyo tureba barabyohereza maze kubyohereza bimaze kuba byinshi ati rero njye buriya mpa amafaranga mutayamaga bitahana yikize ndakurega yuko wagize ute wankoreye harassment sexual harassment ukanyaka n'amafoto y'urukozasoni hanyuma rero ati kandi abibwa n'umugore we yari umujene mari ayibaze erega siko byakomeye sibwo uwo mugabo yahamagaye umugabo w'inshuti ye akagira amahirwe uwo mugabo akaba azwi agize akareba procedure ukuntu byatangiye akabona ko umukobwa ari wamwishinjirijeho umugabo nta na gahunda yari afite n'iki
suko byarangiye suko umugabo yamukize reka tujye tumenya ko n'abakobwa mwakoze inama Shyaka twarateranye mwa mwakoze inama twarateranye tugira ukabona abantu babe careful biteho ku bintu byose bibatereriye wowe ni umufasha amafoto yawe wambaye ubusa ukashyira kuri internet ukahererekanya n'undi muntu kandi umenye ko bigize icyaha nabyo ubu munsi umuntu asigaye afata ifoto akayikoresha igakora nimba ari uguceza igaceza nimba ari no kuvugira vuba ushobora gufata ifoto yawe bakagukinisha porno utarigeze uyikina ubu bari tazari ku mbuga nkoranyambaga ni porno ze nizo ziri kugurwa kurusha ushobora no gusanga baramubeshyeye biriya byose byasohotse ari ukumubeshyera bafite ukuntu bapanze gusa kuko bagize bate bamupangiye nyine so rero reka mushimire ninjye nshimira cyangwa nshimire reka tugushimire ko uduhaye ubwino ubwo mbahaye version uduhaye uko ubyumva ibiri kuri social media ibiri kuri iyi mihanda so reka tubivuge gutyo utubwiye uko uri kubyumva ugiriye n'inama abagabo bagenzi bawe even n'abandi baribo bose ubagiriye inama n'abandi ba YouTuber bashobora kuba bahari kandi badukurikira twige kuvuga ibintu byubaka twige kuvuga ibintu bifite umurongo muzima twige nyine nimba tutanabizi twige sibyo turagushimiye rero ko waje kuri Shyaka Beauty Show nakagaruka nawe gira ikintu ubwira abakozi ba Shyaka Beauty Show mbere na mbere Magic History TV bagende bajyeho bakore subscribe like share na comment hanyuma rero kuri hashi hano ariko Shyaka uratwika yego ukantu nkasoreze hoyibwo iryo nishaza ntashize mu by'ukuri pe urimo urazamuka neza kandi abantu babikunde bagukurikire bagusapotinze babikiko sibyo nk'uko kwezi kwa 12 kukarangira ubyibuze wujuje abantu 1000 ufite nk'amasaha byibuze 2000 nibakina ibiganiro byawe babihererekanye ntacyo bitwaye uravugira abafite ubumuga ukavuga ibiganiro byubaka kandi nabonye ko hari n'abantu benshi bari gusaba ibiganiro ngabwira abantu rero bawe babwire bazi abantu banywa kuri Magic History TV barenga 1000 bingahe bazi bagukorere ntacyo bitwaye nuko bazavuga ngo nanjye bakunzi ba Shyaka Beauty Show rero nakagaruka utaha tuzabaha iyindi version tubahe n'ibindi biganiro tuzanakurikirana n'urubanza by the way rwa Jack tuzagerayo turebe twebwe tumenye nyine n'icyo twahindura muri sosiyete twige kugira ibyo duhindura twige kugira ibyo tuvuga byubaka sibyo bye bye nakagaruka